ibihe byiza ukurikiye ni Gospel TV, twizere ko mumeze neza, twizere ko Imana ibarinze muri hatandukanye. Kuri wewe wakoze subscribe ndetse ubasha gusharinga ibiganiro byacu hirya no hino, katugushimire. Hanyuma bahaye ikaze kugira ngo tuganire, ko musanzwe mubizi tugenda tubabwira ibiriho, biri kuba, rimwe na rimwe namwe mukadusaba ibyo twagenda tubazanira, ibyo twabashakira cyangwa se ibyo twabakorera ubushakashatsi kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku itorero cyangwa se ku nsengero zubatswe kera ku isi. Nawe wenda wari ufite amatsiko kuko tugenda tubona inyubako nyinshi zitandukanye, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe nk'uko mugenda mubidusaba kugira ngo tubabwire amateka y'ibintu bimwe na bimwe bitandukanye. Uyu munsi rero twagiye twakorera ubushakashatsi ku bijyanye n'insengero zubatswe kera. Reka mpikaze umutumirwa turi kumwe muri studio. Murakoze Mutoni. Kugira ngo benshi bamaze kumenyera nitwa Guy. Tugiye kuganira ku nsengero zimaze igihe cyangwa se zubatswe kera. Yego. Iyo tuvuze insengero ubwo nuko umva na za kiliziya zimaze igihe kinini ku isi. Yego. Reka wenda duhite twinjira mu kiganiro kugira ngo tutangire utubwire ngo ni izi ngizi kuri ubwo bushakashatsi wadukoreye. Yego, urakoze cyane. Nk'uko twabivuze ni insengero cyangwa se na kiliziya zimaze igihe. Iyo tuvuze kumara igihe ni ukuvuga ngo zubatswe kera. Hari igihe wenda abantu babona nk'insengero, urabona nk'ino iwacu mu karere idini ryahageze ntabwo ryazanywe n'abakoloni. Ntabwo rimaze imyaka myinshi cyane, rimaze imyaka itari myinshi, ariko hari ahantu ryatangira. Iyo tuvuze Yesu tuvuga ko Yesu amaze imyaka 2000 nibura abayeho. Ariko mu kiganiro cyacu cyatambutse wibuke ko twavuze urusengero rwa Salomo. Urusengero rwa Salomo twasanze ari rumwe mu nsengero za kera, kuko nibura rwubatswe mu mwaka wa 959 nicyo gihe rwuzuye urwa mbere ya Yesu, ruza gusenywa na Nebukadinezari, urundi rwubakwa bavuye i Babuloni mu mwaka wa 516, nago ruza gusenywa n'Abaroma mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu. Iyo myaka twavuze ya 900 ni imbere ya Yesu. Noneho ariko hari kiliziya, noneho n'insengero za kera. Nibura reka duhere ku rwa mbere. Tubona kiliziya y'ivuka rya Yesu yitwa Church of the Nativity, yubatse ahantu bita i Bethlehem, muri Palestine cyangwa se muri Israel. I Bethlehem ni Palestine, naho ngaho niyo iyo kiliziya yubatse. Yego, iyi kiliziya yubatswe n'umwami Constantine wa mbere, afatanyije na mama we witwa umwamikazi witwa Helena. Niwe wubatse ino kiliziya, bayubaka n'undi i Bethlehem. I Bethlehem twibutsa abantu ko ariho Yesu yavukiye. Yego. Noneho igihe yubatswe ni umwaka wa 327 nyuma ya Yesu. Hanyuma zagiye zarubatswe ariko ziza kuvugururwa. Urumva mu by'ukuri kuvuga ngo wenda mu mwaka wa 300 mbere ya Yesu, ubu hashize imyaka ziracyariho. Noneho ino kiliziya yaje kuvugururwa, ivugururwa n'uwitwa Justin I, ni Justinia wa mbere. Aba ni abami bagiye bateka ingoma y'Abaroma. Igihe yavuguruwe mu mwaka wa 565 nyuma ya Yesu. Urumva yari imaze nk'imyaka 200 irenga yubatse. Hanyuma ibikoresho byubatse ni amabuye atandukanye, ariko hari amabuye bita za maribo, izita za mosaic, za limestone. Hanyuma iri ku buso bw'ibyibura bw'ibihumbi 12 metero kare. Urumva niko nikwigira gute niko ingana, cyangwa se ni muri ubwo buso yubatse muri icyo kibanza gifite izo metero kare. Ni imwe muri kiliziya za kera za mbere. Hanyuma kiliziya ya kabiri dufata nka kiliziya ya kera kandi ikomeye, ifite n'amateka akomeye mu isi, ni kiliziya bita ni Bazilika ya Mutagatifu Petero, yitwa St Petersburg Basilica. Ino irazwi, yubatse Vatican, hagati mu murwa mukuru wa Vatican. Iyi kiliziya ifite amateka mu itorero rya Kiliziya Gatolika ndetse no mu isi muri rusange. Ntabwo ari muri Kiliziya Gatolika gusa iyi Bazilika ifite ijambo. Hanyuma yubatswe nande? Iyi ngiyi nayo yubatswe n'umwami Constantine wa mbere.
n'ubundi uriya mwaka twagusomeye hejuru ubundi ni muri siècle mu kinyejana cya kane mbere nyuma ya Yesu. Hanyuma yaje kuvugururwa nyuma n'uwitwa Julius wa kabiri ryari mu kinyejana mu mwaka w'igihumbi na magana atanu na gatandatu kugeza mu mwaka wa umwaka w'igihumbi na magana atandatu na makumyabiri na gatandatu. Uyu Julius wa kabiri tukwibutse kuko niwe wafashe yafite ibintu byinshi yakoze kubera ko kuva mu kinyejana cya kane ino kiliziya yubakwa papa yahise ajya hehe i Roma n'ubundi muri Vatican. Hanyuma uyu Julius wa kabiri niwe wagize uruhare mu kugira ngo Vatican yigenge kibe igihugu cyihariye. Icya kabiri nawe wahisemo ingabo zigomba kuzazirinda Vatican ko zigomba kuba ari ingabo z'Abasuwisi. Ni ukuvuga ngo Abasuwisi abantu barinda Vatican bagomba kuba ari abasirikare bava mu gihugu cy'Ubusuwisi bava mu idini rya Katolika. Ni abakatolika ariko kandi bafite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi. Nibo barinda Vatican kuva mu mwaka w'igihumbi na magana atanu na gatandatu. Niko nyine Julius yahisemo kuva icyo gihe birakurikizwa kugeza magingo aya. Abantu barinda papa cyangwa se barinda Vatican, abasirikare n'abapolisi ba Vatican bagomba kuba baturuka mu Busuwisi na criteria bashizeho kuva icyo gihe n'uyu munsi ziracakurikizwa zashizeho n'uyu Julius wa kangahe batatu nawe wanagize uruhare mu kugira gute kugira ngo Vatican ibe igihugu. Yego. Hanyuma n'ubundi naho ikoranabuhanga ni amabuye atandukanye harimo za bronze harimo za zahabu n'izitwa za mozaique n'ibyo bintu byubatse hari ariko yego ariko iriya kiliziya yitwa ya Mutagatifu Petero buriya bivuga kuko yubatse ahantu Petero yahambwe hejuru y'igituro cya Petero intumwa Petero bamushinguye yego intumwa Petero amaze gupfa bamushinguye i Roma bavuga ko hari abamushinguye ari hubatse kiliziya iriya yamwitiriwe nyine Mutagatifu Petero. Iyo noneho ni kiliziya yubatse ku buso bunini buriya buso ni 21,195 metero kare. Urumva ko iri mu kibanza gifite ubuso bunini cyangwa se ni kiliziya nini cyane. Iyo nakubwiye ya mbere iriya ya nativity iri muri Bethlehem ubwo muri Israel. Iyi ngiyi ya Mutagatifu Petero iri ni Roma mu Butaliyani cyangwa se muri Vatican. Reka tuvuge muri Vatican. Hanyuma iyi ngiyi yitwa Hagia Sophia iyo yubatse Istanbul muri Turkiya cyangwa se rwubatswe n'umwami witwa Justinian wa mbere. Justinian wa mbere ayubaka ryari yari rwubatse mu mwaka wa 537. Tukwibutse kuko uyu Justinian wa mbere ni nawe wasanye ya kiliziya ya mbere i Bethlehem. Yego bivuze ko n'ubundi aho runo rusengero narwo ni kiliziya kuko ubyanga bikunda ari kiliziya kuko yego yubatse Istanbul nta yitwa Hagia Sophia nayo ni kiliziya yubatse muri Istanbul muri Turkiya n'urusengero rwa kera rwaje kuvugururwa n'uwitwa Sultan Muhammad wa kabiri mu mwaka w'igihumbi 1453 nyuma ya Yesu. Yego rwubatse ku buso bw'ibihumbi 7,570 metero kare. Yego. Hanyuma urwa kane yitwa Manastiri ya Mutagatifu Katerina n'ubundi ni kiliziya yubatse muri Sinai muri Misiri. Yubatse mu gace ka Sinai. Agace ka Sinai kari hafi ya Israel niho gahana imbibi na Israel hari za Negev zikora kuri Sinai. Yego. Nayo yubatswe mu mwaka wa 535 yubatswe n'ubundi na Justinian wa mbere. Wagira ngo ari umupasiteri. Ni ukuvuga ngo impamvu mbere abaroma barwanyije ubukristo bica n'abakristo baragira nibo uzumva bishe intumwa barazitoteza bagira bate bibi by'ubusa. Constantino wa mbere amaze kubona ko ibintu byitwa kwemera bifite imbaraga abihindura politike aravuga ati ariko bundi bino bintu abantu bemera kugeza bapfuye wabihindura bakarujya bayoboresha abantu. Ahita avuga tuhereye umunsi ni nayo mpamvu uzamva kiliziya iri i Roma bahita bafata idini ya Kiliziya Gatolika bahita bayigira iyabo y'ubwami bwabo. Aravuga tuhereye umunsi njye nanjye ndemeye bihindutse umukristo. Azana ibintu byinshi bagenda bavangamo n'ibintu by'Imana zabo yego wenda by'imico yabo ariko baravuga tuhereye umunsi ubukristo tubugize ubwacu kugira ngo babashe guteka abantu biboroheye.
kuko basanze ukwemera gufite imbaraga. Niba umuntu yemera kugeza apfuye baravuga ati kiriya kintu dushaka kucitwaza. Niyo mpamvu wabonaga niyo wabonye kuri Constantin wa mbere niwo wubatse ya kiliziya ya mbere, ni nawo wubatse no bazilika ya mutagatifu Petero. Yego, none uyu Justin we yasanye ya indi ya mbere yubaka iriya twavuze ya Istanbul, yubaka n'ingiyi yo muri Sinai muri Misiri, yitwa Justin ya 1. Yego, n'ubundi yayubatse nawo mu mwaka wa 565 kimwe nkuko yasanye yubatse ya Istanbul mu mwaka wa 537, yasanye ya indi Yerusalemu mu mwaka wa 565. Urumva ko ni mu bihe by'ubutegetsi bwiwe. Ivugururwa n'abasacerdoti b'Abagiriki ba Orthodox, nibo bayivuguruye. Igihe yavugururiwe ni mu kinyejana cya 20. Urumva ko ni mu binyejana bya vuba, kandi nayo yubatse ku buso bw'6500 metero kare. Hanyuma indi ya gatanu, ku mwanya wa gatanu hakaza kiliziya ya mutagatifu Simeotilde, yubatse muri Siriya. Iyi ngiyi yubatse muri Siriya, yubatswe n'umwami Zeno mu kinyejana cya 5. Iyo yubatse ku buso bw'5000 metero kare. Wenda abantu ushobora kwibaza kuki ari katolike gusa dusanga, cyangwa se idini rya katolike dusanga ari byo zifite, navuga ngo insengero za kera. Nuko andi madini ni yaje nyuma ya ni mashya cyane. Ni mashya kandi imbere buriya kiliziya kiliziya yadominye igihe kirekire. Kiliziya yadominye igihe kirekire. Ni mwagomba ngo kiliziya ni imwe, ubundi kiliziya yahoze ari imwe. Nuko abantu baje kugira gute igihe cya Martin Luther King nabyo n'indi nkuru dushobora kuzaganiraho, ariko ubundi kiliziya ni ifite insengero za kera. Wenda tuzareba n'imisigiti 10 ya mbere ya kera, wenda niho dushobora kubona, ariko uzasanga muri zindi 10 za mbere ushobora no gushanga na 20 na 30 za mbere za kera ari kiliziya, kubera ko kiliziya niyo ryari nk'idini rimwe ridominye isi yose. Ikiganiro cy'utaha ikintu uzakora yego ni ukureba igihe andi madini yaziye. Okay, yego, kugira ngo turebe byibura, turebe impamvu wenda nta nsengero zubatswe muri icyo gihe. Urakoze cyane. Tuvuze kuko iyi kiliziya yitwa ya mutagatifu Simeon yubatse muri Syria, yubatswe n'umwami witwa Zeno mu kinyejana cya 5. Hanyuma yagiye ivugururwa nayo, ariko ababivuguruye ntibazwi. Iri ku ngano y'5000 metero kare. Hanyuma hakabitwa Etimides Cathedral, iri muri Armenia. Ino yubatse muri Armenia, yubatswe n'umwami Dets wa 3 na mutagatifu Gregoire Illuminata. Igihe yubatswe ni mu mwaka wa 301 nyuma ya Yesu, ivugururwa mu kinyejana cya 17. Iyo iri ku buso bw'3000, ubwo no kuvuga ngo iri muri Armenia. Muri Armenia nayo wumvise ko kiliziya n'ubundi yubatswe na uriya mwami ku bufatanye na mutagatifu Gregoire. Ese kubera iki usanga amakiliziya menshi yitwa amazina y'abantu za Saint Paul? Muri kiliziya muri kiliziya bagira icyo bita abatagatifu, ariko ka kantu bava ngo Saint mu kinyarwanda ni umutagatifu. Bafite abatagatifu. Tuvuge nk'ubu wenda tuvuge Francisco ashobora gupfa, bakareba ibikorwa yakoze basanga ni byiza, bagakora umuhango wo kumugira umutagatifu. Noneho ku buryo bashobora kumwitirira noneho na kiliziya, wenda ni urugero nyine kiliziya yitiriwe umutagatifu, nkuko nabo wumva ngo yayitiriwe umutagatifu witwa Francisco w'Assisi. Ni umutagatifu yarebeye ibi byari ibikorwa by'akabatiri, ibikorwa ni byiza muri kiliziya barabikora. Iyo umaze gupfa bashobora kuevaluate ibikorwa byawe bakakugira umutagatifu muri kiliziya gatolika. Hari n'abarabagande barimo bava ngo menye niba barabagize abatagatifu, menye batarabanye, bamwe bazava ngo bibahowe Imana mu Bugande. Papa Paul wa 2 bamugize umutagatifu. Bagenda babikora gutyo, kuvuga ngo ipfuye bagasanga ibikorwa byawe byari byiza muri kiliziya gatolika bashobora kugira umutagatifu. Yego. Noneho rero iyo bakwiza umutagatifu akenshi hari igihe bakwitirira ibikorwa kizo za kiliziya n'ahantu, yego, n'amashuri cyangwa se umuryango. Akaba n'umuryango ushobora kuba ati twebwe ibikorwa bya kanaka turabona tubikunze, twebwe dushinze umuryango tuzaharanira wenda icyo kanaka yaharaniraga. Nimba yaharaniraga ibintu by'amahoro bagahita bavuga ati natwe tugikora duharanira ibintu by'amahoro. Nimba wenda ari ibintu bya education bagahita bavuga tuzadukomeza ibintu bya education.
yego hanyuma twari tuvuze kiliziya ya gatandatu niyo twari tuvuze yubatse muri Armenia hanyuma iri ku buso bw'ibihumbi 3,200 metero kare nituvuga ngo ubuso bw'ibihumbi metero kare ukuvuga ngo ni nka tuvuga ngo wenda metero kare 300 nizo zemerewe kugira gute ubu nyine mu Rwanda nizo nicyo kibanza cyemewe urumva rero niba tuvuga ngo 3,200 na ahantu hanini nk'ahariya twavuze nk'ahariya tuvuze nka bazilika ya Mutagatifu Petero iri ku buso bw'ibihumbi 2021 urumva ko ni ahantu hanini cyane hanini yego hanyuma ku mwanya wa karindwi haza bazilika ya San Lorenzo iri Milani n'ubundi mu Butaliyani iri muri Milan yubatswe n'umwami Constantino wa mbere umwe twavuze n'ubundi nayo yubatse mu kinyejana cya 4 bivuze urumva yubatse imwe i Bethlehem yubaka iriya ya Mutagatifu Petero yubaka n'indi mu mujyi wa Milan yitwa indi tumaze kwita bazilika ya San Lorenzo ubundi Milan ni umujyi w'Ubutaliyani yego yubatswe n'umwami n'ubundi Constantino wa mbere mu kinyejana cya 4 yavuguruye mu kinyejana cya 16 ifite ikoranabuhanga ritandukanye n'ubundi nayo yayubatse ariko ingano yayo yo iri ku 2,500 metero kare ya munani cyangwa se urusengero rwa munani cyangwa se kiliziya ya munani ni yitwa St Martin Church Canterbury mu Bwongereza ino yubatse Canterbury niho hari icyicaro cya kuza bavuga umuyobozi wa Anglican ku isi Bishop we Canterbury mu Bwongereza iyi kiliziya rero nayo iri muri kiliziya zubatswe kera yubatswe mu kinyejana cya 6 yivugururwa mu kinyejana cya 19 yubakishijwe ibintu bitandukanye ariko iri ku buso bw'ibihumbi 2 metero kare yubatswe n'umwamikazi Bertha Weekend ariyo impamvu yitirwa Canterbury nyuma ya Mutagatifu Augustine nyuma y'umutagatifu witwa Augustine ariko iyi ngiyo urumva ko ni Anglican ariko harahindutse ni ukuvuga ngo mbere nabo bari kuntuza bari muri Katolike baje gushwana nabo muri Anglican abongereza ubu nyine bo idini yabo nkuru ni Anglican kuko bari basa n'abarambiwe ubukoloni bw'Abataliyani cyangwa se bw'Abaroma basa n'abigumuye bita bagira idini yabo niyo mpamvu uzabona amadini yo hafi ya yose yakunda kuzanwa n'utuntu twashwana nkafata ariko ubundi njye sinatangira ko niho itandukana ry'amadini ryagiye rivuza cyane hari n'abo udatandukanywa n'imyemerere bagatandukanywa n'wenda no kutumvikana ku nyungu cyangwa se n'ibindi wenda bitandukanye by'agasuzuguro n'ibindi yego hanyuma ariko cyane cyane buri dini yakoreshwaga cyane muri politike kera hari intambara nyinshi wenda nazo tuzaziganiraho z'amadini zagiye zibaho tuzashaka wenda uburyo tugenda duteguramo ibiganiro bitandukanye nubwo ubona bunyine wenda amadini avuga ko hari abantu buriya bivuga ko mu ntambara zabayeho nyinshi ku isi buri intambara z'amadini nazo zisha abantu benshi yego hanyuma ku mwanya wa 9 dushira wa nyuma yitwa Marsaki Monastery Malua muri Syria n'ubundi ino monastery yubatse muri Syria yubatswe n'abamonarike b'Abakristo yego n'urusengero igihe yubatswe mu kinyejana cya 4 wayivuguruye mu kinyejana cya 18 icyo gihe yavuguruwe yubatse ku buso bw'ibihumbi 3 metero kare hanyuma kiliziya ya nyuma muri kiliziya zirambye ku isi cyangwa se zimaze igihe kinini ku isi cyangwa se mu nsengero zimaze igihe kinini yitwa Duru Europe Church n'ubundi nayo iri muri Syria kari agace k'uburasirazuba bwo hagati kari kibitsemo amateka menshi yego nayo yubatswe n'Abakristo ba mbere kubera iki tuvuga ngo Abakristo ba mbere ni ukuvuga ngo muri za Syria impamvu usanga nka Syria Misiri na za Lebanone na za Iraq igihe habaye itotezwa ry'Abakristo abantu bahungiraga hafi kandi muri Syria buriya Syria ni nkaho yari Syria igice cyayo hafi kinini cyari muri Israel nimba tuvuga na Damasco n'ubundi rero iki muri Israel yego iyi ngiyo yubatswe n'Abakristo ba mbere mu kijana cya 3 hanyuma yubatse ku buso bw'igihumbi 500 metero kare izo nizo nsengero cyangwa se nizo kiliziya za mbere
zirambye ku isi zikiriho Mm. yego ubu nyine ushobora kugenda ugasanga zirahari. twanasoreza Yego murakoze cyane. reka tugushimire wabanye natwe hanyuma ujye muri komenti utubwire icyo wifuza cyangwa se ibyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Niba ari andi mateka wifuza ujye muri komenti witwandikire hanyuma ubutaha tuzabivugaho. Reka mbashimire mwese.